Putin yigeze kuvuga ngo akazi k'itangazamakuru karashimishije cyane, kameze neza nk'akazi ka ba maneko. Ubutasi n'itangazamakuru byombi bishishikazwa no gukusanya amakuru mu ngeri zitandukanye. Putin yavuze ijambo rikomeye ngo uruhare rwa leta si ugushyira ubuki mu gikombe buri gihe ngo abanyagihugu banywe, ahubwo rimwe na rimwe uruhare rwa leta ni ukunywesha abanyagihugu umuti usharira. Aranavuga ngo ugomba gukurikiza amategeko buri gihe, waba uri ahagaragara cyangwa uri mu bwihisho. Burya umunyabwenge ntakenera amategeko ngo amugenge. Umunyabwenge akora neza amategeko yaba ahari cyangwa adahari. Putin yaravuze ngo igihano cya mbere kibi no gufungira abantu muri gereza aho badashobora gukora. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Dushimimana Jean de Dieu, yamamaye ku izina rya Dashim cyangwa Dash nk'izina yubatse mu itangazamakuru. Akaba yararikomoye ku mukinnyi w'umunyamahanga bakinanaga umupira w'amaguru mu mashuri yisumbuye wari warananiwe kumuhamagara Dushimimana mu buryo yumvaga bumworoheye akamuhamagara Dashim. Abazi Dashim kera bavuga ko bajyaga bamuhimba akazina ka Kazubwenge yari yarahimbwe na papa we. Nyuma avuga ko yaje kuryanga kuko byatuma asoma cyane kugira ngo atazaba umuswa akarisebye. Dashim avuka kuri Vuguziga Aber na Mukandori Rachel, ni imfura mu bana bane bavukana. Itariki yavutseho zibamo urujijo kuko mama we yabanje kumubwira ko yavutse ku ya 18 Gicurasi 1991, mu gihe se yandikishije ko yavutse tariki ya 15 Werurwe 1991. Yavukiye ku Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Dashim yize amashuri abanza kuri École Primaire Rwamuramira, ayisumbuye ayiga kuri École Secondaire do Gisenyi. Yaje kujya kwiga itangazamakuru muri kaminuza ya Institut Catholique do Kabgayi, ikindi gice gikomereza muri Christian University of Rwanda aho yize itumanaho rikomatanyije. Muri 2008 nibwo Dashim yinjiye byeruye mu muziki, akaba ari bwo umugabo witwa Rutebuka yaguriye Dashim iyi migabane muri studio yatunganyaga umuziki yitwa Unlimited Record. Icyo gihe yari ifitwe na producer Lick Lick. Nyuma Dashim yanyanganyijwe iyo migabane birangiriraho. Mu 2011 nibwo Dashim yatangiye kwigaragaza mu muziki, akora indirimbo zirimo nka Gasaro ka Mama yakunzwe cyane, Bakunda Umurimo, Mabukwe yakoranye na Uncle Austin ndetse n'izindi. Dashim mu 2012 yasubitse umuziki awugarukamo muri 2014, ari nabwo yakoze indirimbo yise Mpemuke Ndamuke. Akimara gusubika umuziki yahise ajya mu itangazamakuru aho yandikiraga ikinyamakuru cyitwaga imirasire.com, akanabifatanya no gukora kuri Flash FM. Muri 2013 yavuye kuri Flash FM ajya kuri City Radio. Yahamaze imyaka 2 aho ikiganiro yakoraga cyahembwe muri 2015 nk'ikiganiro cy'umwaka mu biganiro bya kumanywa. Nyuma yaje kujya kuri Hot FM, ntiyatinda muri 2016 ajya kuri Radio 1 akahakora abifatanya no gukora kuri BTN TV. Kera kabaye yasubiye kuri City Radio aho yaje akora ikiganiro yisinzu y'ibitabo. Cyari gikubiyemo ubuzima, ikibwiriza cy'umunsi, ibitabo wasoma ndetse n'ijambo ryahindura ubuzima. Nyuma y'imyaka 5 akorera City Radio mu 2022 yerekeje kuri Fine FM aho naho yahavuye yerekeza kuri Radio 10. Dashim ni mwishywa wa Bizimana Lot witabye Imana mu 1994, wamenyekanye mu ndirimbo Nitwa Patoro n'izindi nyinshi. Muri Gashyantare 2022 ikiganiro Inzu y'ibitabo cyegukanye igihembo muri Consumers Choice Awards, ikiganiro cyakorwaga na Dashim. Gaddafi yaravuze ngo abahanuzi bose bakomeye bo mu bihe byanjye baturutse mu butayu kandi ntabwo bigeze biga. Urugero ni Muhammad, intumwa y'Imana, Imana imuhamoro n'imigisha. Urundi rugero ngo ni Yesu. Urundi rugero ngo ni Gaddafi, nawe ubwe ngo ni umuhanuzi ngo waturutse mu butayu kandi utarize. Gaddafi yaravuze ngo guhatira ikiremwa muntu kwiga ukurikije integanyanyigisho zashyizweho nacyo ni igikorwa cy'igitugu. Buriya kwigisha neza umuntu ni ukumuha umurongo ubundi agakoresha ubwonko akiyigisha.
yaravuze ngo umubyeyi ukujije umwana kugeza mu bugimbi niwe wenyine ushobora gusobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo. Gukuza umwana ukabona ageze mu bugimbi cyangwa ubwangavu, ibyo byonyine ngo byatuma usobanukirwa impamvu zimwe mu nyamaswa zirya ibibwana byazo.